ninjye rubangukana bigwi ndi ubukombe sindingi imbaho natabaye natabarukanye intsinzi nabaruka nivuga ibigwi ndi hagati gaturi ku muriro ukaka yego shongo mureke nyitera utaneshwa mu ngo nyiyamarebe y'ikirangira imwe rutikanga yikanze agize ngo ni imbogo y'imirindi nakubise agakoni ku kabuno k'umugabo arimo ntangira inka nzishoye umugore waratakamba ati mwiciye umugabo ntapfa. Muraho neza abakurikira ibiganiro bya Dekasha Media. Uyu ni wa mwanya twahariye ikiganiro cyasobanukirwa munyarwanda, aho twabatumiye umutumirwa usobanukiwe iby'umuco nyarwanda. Rero reka tuwakire uwo mutumirwa, gusa njyewe ubagezaho icyo kiganiro ndi Shayineva, kanze twakire uwo musore wacu utari gito atubwire iby'umuco nyarwanda. Yego shongore baririmba nk'uko mubyumvishe, ndi umusore utari gito, ndi umusore w'amasoso nk'aya Musinga, umwe useka maze inyange zikaza, ninjye rubangukana bigwi ndi ubukombe sindingi imbaho natabaye natabarukanye intsinzi nabaruka nivuga ibigwi ndi hagati gaturi ku muriro ukaka yego shongore baririmba kagira imana amazina ni mu gisherike wagize ngo se sinaje kabyari. Urakoze rwose shongore baririmba. None se ukomoka hehe? Mu rw'imisozi igihumbi? Yego wakabyarawe ndetse uwo gatungo gatunganirwa izigukamira ntizigateke, njyewe iwacu ni inaha mu Rwanda rw'imisozi igihumbi mu Rwagihanga wahanze u Rwanda, kavukire ni inaha ngaha ndi umusindi usinda urukundo, ubwo ndeba ntago ndi nyakamwe mfite imiryango, ndi umusore ushima Imana. Yego wamfura we. Nkomeje kumva inkuru nyinshi cyane ngo uvuga amazina y'inka, ni wowe ufite umuco nyarwanda muri wowe kandi ndabona ukiri umusore mutoya. Ibyo bintu wabyize hehe? Ni kavukire iwanyu byaba bihari cyangwa ni ibintu wagiye kwiga ahantu bikaba bikurimo, ukaba ari ubumenyi wavomye ahandi hantu? Ntago navuga ngo burya ngo ibintu ntago babivukana, rega navukiye mu Rwanda rw'imisozi igihumbi, u Rwanda rwatembaga inshyushyu, ibyo urabizi cyane rwose. Iwacu ni inaha mu Rwanda kandi ntago nabivukanye nk'uko natangiye mbikubwira, nagiye mbyiga ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ubwo mvuga amazina y'inka ndetse n'amahamba ntago nabivukanye, ndakomeza mbikubwire narabyize. Ni umuco nyarwanda kandi ni mwiza, yego niyo nkomoko imvano yabyo ngiyo. Urakoze cyane. Mbere y'uko se utunyuriramo gakeya, iyo ubonye umuco nyarwanda wa kera ukanawugereranya n'ubu, ubona byifashe bite nk'umuntu ubikurikirana buri munsi? Yego nawe amaso araguha ntago uri mutoya, nawe nakubonye rwose uri umusore we w'amasoso nk'aya Musinga nk'uko natangiye mbabwira. Yego iyo ndebye nkasubiza amaso inyuma mba mbona umuco wa nyarwanda ntago wasubiye inyuma cyane. Ubundi hari icyo bita kirazira. Kirazira mu muco nyarwanda ni ikintu navuga ko cyakurikizwaga cyane. Nk'ubu nk'uhaye ingero, kera bajyaga bavuga mu buryo bwo kugira ngo abana batangiza ibintu runaka, za kirazira nyinshi zari zirimo kirazira kwicara ku isekuru, kirazira kwicara ku rusyo. Ibyo ngira ngo ntago ari ubwa mbere ubyumvishe. Kirazira rero ni ikintu cyafashaga abana ndetse n'abantu bakuru kugira ngo birinde ikibi cyose. Gusa dufite umubyeyi mwiza, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, akomeje kwinikiriza imbere umuco nyarwanda. Ariko se ni uruhe ruhare rwa leta, rwa guverinoma mu muco nyarwanda kugira ngo wenda babisigasire bitamanuka ku kigero cyo hasi cyane? Ni uruhe ruhare rwa guverinoma? Nk'uko umbajije, uruhare rwo rurahari cyane rwose, uretse no kuba wavuga guverinoma cyangwa se uruhare nawe ubwawe ku giti cyawe. Umwana mutoya afite uruhare rwo kugira ngo asigasire umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda ubundi ushobora kwibaza, ubundi mu muco nyarwanda ni iki? Uri kumvamo ikintu bita umuco. Umuco ubundi iyo nkivugwa umuco uhita wumva ibintu byinshi cyane, harimo ibyo ikinyabupfura ndetse n'ibindi. Ubwo rero uruhare navuga umuntu wese yagira uruhare mu kuzamura cyangwa se mu guhekana.
kugira ngo turebe yuko umuco nyarwanda wakongera kwisumburaho. Yego. Ah, murumva rero ko umuco nyarwanda ugihari, hari benshi bakiwufite, gusa njyewe ndumva mfite amatsiko cyane yo kumenya ibyo byo kuvuga amazina y'inka, ndumva nsa nk'ufite amatsiko uko bigenda ngo n'amahamba, ndumva nshaka kumva ayo mahamba mbere y'uko ikiganiro cyacu cyagera no ku musozo, ariko ugomba no ku ariko manza utubwire kuri ako kantu k'amazina y'inka. Yego shongore baririmba nk'uko natangiye nk'ubwa ko ndi umusore muto ariko utari gito. Yego rero ubwo reka nanzike. Yego. Zirimo ruturengagiza amajwi muri intwari zararika imirindi ya rumaramazana inyamibwa y'urugero rw'inzira ruboneza mbuga yitwa impotore muze abandi. Mureke nyite rutaneshwa mu ngonyi y'amarebe y'ikirangira imwe rutikanga yikanze agize ngo ni imbogo y'imirindi. Ishirugira rwampamagaza migabo kandi si ukogeza mbavuga impara gushyitsi kitwa rubuza guhumeka rwasebwira ya mirindi ya nimwuhire bazihurwure musinga zibonye ntiyazitinya kagira imana. Yego. Gusa rega kandi burya ngo umugabo ni uwishongora sinagenda ntishongoye, kandi ubushongore n'ubukaka birandanga ngira ngo ibyo urabibona. Nakubise agakoni ku kabuno k'umugabo arimo ntangira inka nzishoye, umugore waratakamba ati mwiciye umugabo nta mugabo wagira ngo witwe n'agakoni kamwe ntiyazataborwa n'inka zishoke. Umugore we aranyurira cyane ati wakagabo uranyuriye ntisindi akagabo nti uri gato ndi gato ariko ndivuma ndi bushyari ndahanda ntibahandura nsakara basi ibyuma ntibakitsa kagira imana. Yego wamfura we nuko nanzuye. Ibintu ni byiza cyane, none se ndibaza wahereye ku mazina y'inka usoreza ku mahamba? Yego mu byo navuze nta mahamba, icyo bacyita icyishongoro. Burya natangiye nkubwira ko burya umugabo ni uwishongora kandi ubushongore n'ubukaka birandanga wabibonye. Natangiye nishongora ndetse n'amazina y'inka nayakubwiye, gusa n'amahamba nagerageza wamfura we. Yego. Amahamba rwose, nese amahamba afite isano hagati no kwishongora, ibyo byose ndabyumva ni umuco nyarwanda, ariko mbere y'uko nshyira amatsiko manza umbwire kuri ayo mahamba menye iyo biva n'iyo bijya. Yego wamfura we turi kumwe ntago ngura ibyo urabizi. Rero nkusobanuyeho gato mbere y'uko nanzika. Amahamba ndetse n'amazina y'inka tugiye dufite byinshi mu muco nyarwanda. Amahamba, amazina y'inka, amahigi ndetse ibyishongoro, ariko unsabye ku mahamba kandi ntacyo nakwima nyifite, icyo nakwima kirakameneka n'inka nzakugabira. Yego rero reka nanzike ku mahamba. Ubundi amahamba ni nk'indirimbo waririmbira inka cyangwa se ibisingizo byazo. Ngiyi iwacu yari yanze kunywera mu migende yo kwa Nkongoro, ngo inkongoro zo kwa muganga zizahanywera. Yari yanze kuryamira ikibero ngo batayirebera ikimero bakayirara inyuma. Yanyuze ku basirimu barayisebya bya gisenzi basigira ubusenzi, rigendera inyuze ku bandi basigira amasirige. Bo bukeye bayikudikiza ibyansi bagira ngo aho ntiyabajura ko nayo iragiye kuri bayiriye akwirasa bakayifotora. Kagira imana wamfura we. None se umaze amatsiko bihagije, ariko ubutaha tugomba gukora ikiganiro dufite icyansi cy'amata, kuko ndumva iki kiganiro ntabwo cyabaye cyuzuye nta mata ari imbere yacu. Ubutaha ni ukuzaza twitwaje amata, gusa n'ubundi urugendo uri bukore amata urayemerewe. Noneho rero ndashaka kuba twasoza, ariko mbere y'uko dusoza ubanza ubwira abanyarwanda baduteze amatwi. Yego nuko nababwira bagakomeza gukunda ibyo dukora kugira ngo dukomeze gufatikanya dutere imbere mu kiganiro cya Menya Byinshi Munyarwanda. Yego rero ikintu nababwira nuko no mu buzima busanzwe nababwiye ko amazina ni Mugisha Eric, umusore muto utari gito, nuko mu bukwe wampamagara nkakora ndetse no mu bindi birori bigiye bitandukanye. Ikintu nababwira rero nuko tubakunda, The Kasha Media turabakunda rwose. Reka Imana ikomeze kubana namwe ibihe byose, naho nanzuriye. Kagira imana.
nanjye nsoze nkubwira nti kagira inka. Eh, murumva ko rero umutumirwa wacu atugejejeho ibintu byiza cyane, akaba atugejejeho amahamba, akatugezaho amazina y'inka, ibintu byari biryoshye. Rero nanjye wabagezagaho iki kiganiro ndi Shine Never nk'uko mubimenyereye. Iki kiganiro kizajya gicaho uri uko mukibonye ukora subscribe, tuzajya kohereza notification ko iki kiganiro cyakozwe. Nari Shine Never, murakoze mukore subscribe kuri channel yacu, turabakunda cyane.